بسم الله الرحمن الرحيم. دعوني أبين معنى معيني وما سوف تجري عليه سفيني تجسد معنى. Nukurikira aravuga ati naimba mistari hii kama Lucifer, ati iyi ndirimbo iyi mirongo ndi kuririmba ndayiririmba nka Lucifer. Ivo ndo music ka Lucifer na kauna dai wendo dishi na fojwe man Lucifer muto cyane, umuhanzi wamamaye cyane isi yose yamaze kumenya, ndetse ukiri umwana muto cyane bavanywe yungu akaba yitwa Innocent Didas Balume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفانمي ما يغشمر الله سبحانه وتعالى الله ويوتيوبي إنزاي الإسلام أما هوني من جشاني بساكر يكون مياج محمد صلى الله عليه وسلم نبي ونواسا جندوبي ndetse n'abazakomeza gukurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusabe ko Allah subhanahu wa ta'ala yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe bakunzi bacu ba channel yacu, uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu cya Freemason. Ikiganiro cyacu nta kindi kiba kigamije mu by'ukuri usibye kwibukiranya ndetse no gusesengura bamwe mu bakozi ba Iblis. Nkuko twaje tubibona muri clips zigiye zitandukanye, Iblis mu by'ukuri yahetse imbaga nyamwinshi y'abantu. Iblis yahetse abahanzi, Iblis aheka ababillionaires cyangwa se abaherwe bakomakomeye kuri isi. Si ibyo gusa, yikoreye ndetse politicians, abanyapolitike bagiye batandukanye. Nta nubwo ari byo gusa, usibye yuko Iblis nanone yahetse aba actors, abakinnyi b'amafilme ndetse n'abakinnyi b'umupira w'amaguru. Ndetse bavandimwe, uyu munsi tukaba tugiye gutangira urugendo rwo kuganira ku bahanzi, abahanzi bo muri East Africa. Twarebye muri parts zacu, muri clips zacu zitandukanye z'ubushize, twagiye turebera hamwe abahanzi bo ku mugabane w'Iburayi basenga Iblis, batuka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse bagashimisha Iblis kubera yuko ari abakozi be bamukorera. Uyu munsi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala turebera hamwe bamwe mu bahanzi bo muri East Africa, durehereye hano iwacu mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Turebera hamwe mu bahanzi bigaragara neza yuko basenga Iblis. Bavandimwe, ntago uzigera ubona umuntu usenga Iblis, nta na rimwe uzigera umubona agiye mu rusengero rwa Iblis, la, kubera yuko iyi ngiyi Freemason ni abantu bakunda kwihisha cyane. Ariko bavandimwe, uzamumenya bigendeye ku bikorwa bye bimugaragaraho, nibyo bizagaragaza yuko uyu nguyu ni mwe mu bantu basenga Iblis. Bityo rero bavandimwe, biragoye cyane kuba wabona umunyamuziki, kuba wamubona agiye kwinjira mu rusengero rwa Iblis ngo agiye gusenga, la, biragoye. Ariko mu by'ukuri bizagaragara mu bikorwa byabo. Ndetse bavandimwe, ese twibaze, umuziki Allah subhanahu wa ta'ala Imana yavuzeho iki? Ese Imana yemera umuziki? La. Mu bitabo bigiye bitandukanye nka Quran ndetse na Bibiliya, Allah subhanahu wa ta'ala arabuza imiziki. Urugero turebeye mu gitabo cya Bibiliya cya bagenzi bacu bemera igitabo cya Bibiliya, Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cya Amos 5:23, Allah Imana iravuga iti nimumvaneho urusaku rw'indirimbo zanyu, ndambiwe amajwi y'indirimbo zanyu. Ahangaha bavandimwe, uyu ni umurongo wa Bibiliya ugaragaza yuko Imana yanze imiziki cyangwa se yanze indirimbo. Bityo rero bavandimwe, nubona umuntu uwo ari we wese ari kuririmba umuziki cyangwa se indirimbo, umenye ko nguwo ni umuntu upinga Allah, apinga Imana. Ndetse iyo upinga Imana byanze bikunze ugomba kuba ushimisha Iblis. Ikindi bavandimwe, uramenye ntuzakeke yuko hari umuntu numwe uzabona akubwiye ati ngiye ngiye gusaga Iblis, ngiye mu rusengero rwa Iblis, la, ntibishoboka. Bityo bavandimwe, reka dutangire
ku bahanzi bo muri East Africa, ndetse uyu munsi turaganira ku bahanzi. Abahanzi ni benshi cyane, ariko uyu munsi turaganira ku bahanzi bageze ku 10 ndetse kukomezaho gato. Umuhanzi wa mbere turi behereho ni umuhanzi witwa Nay wa Mitego. Nay wa Mitego bavandimwe, uyu ni umuhanzi wagaragaje yuko nawe ari Freemason, ndetse kugaragaza ko ari Freemason nta no gutinya, aragaragaza ndetse mu by'ukuri bavandimwe umubiri we yarishushanyijeho tattoo. Izi tattoo bavandimwe ni kashe ya Ibilisi, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala aratubuza, nkuko mureba kuri iyo foto ye uyu Nay wa Mitego ari kugaragara ku ifoto ye ariho tattoo. Tattoo bavandimwe nta kindi garagaza ni kashe ya Ibilisi, kubera yuko na Allah subhanahu wa ta'ala mu bitabo nka Quran ndetse na Bibiliya Allah yabujije tattoo. Urugero turebeye mu gitabo cy'Abalewi, mu gitabo cya Bibiliya murongo wa 19 ku murongo wa 26 Allah subhanahu wa ta'ala arabuza tattoo. Bityo bavandimwe uyu nguyu nimba Allah abuza tattoo ku muntu ko yakushanyaho ku mubiri na tattoo, uyu akaba yishushanyaho mu by'ukuri ibyo Allah yabujije, nibyo shaytani akunda, ndetse ibyo shaytani ibyo Allah akunda nibyo shaytani yanga. Bityo rero bavandimwe uyu nguyu Nay wa Mitego nkuko mubona ku ifoto ye yishushanyijeho tattoo. Bityo rero bavandimwe uyu Nay wa Mitego nta nubwo atinya, nkuko mubona rwose murabona ko ifoto ye ari kugaragaza ijisho rimwe, arahisha ijisho rimwe akagaragaza izindi jisho rya kabiri. Iyi jisho bavandimwe isobanuye iki? Twaje tubivuga yuko iyi ni ijisho rya Masih Dajjal. Abangaba bari kwamamaza Masih Dajjal wari uzaza, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatweretse yuko azaba afite ijisho rimwe. Bityo bavandimwe uyu nguyu nawe akaba ari kugaragaza ijisho rya Masih Dajjal ahisha ijisho rimwe. Bityo bavandimwe si ibyo gusa, uyu Nay wa Mitego nko mubibona mu ndirimbo ye, iyi ndirimbo ye yitwa muri indirimbo ye araririmba nta guhisha avuga ati mimi ndo rafiki wa Lucifer. Kurikira neza urebe, aravuga ati mimi ndo rafiki wa Lucifer. Kama hujafunzwa na wazazi, acha nikufunze mimi ndo rafiki wa Lucifer, 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 mimi ndo rafiki wa. Bikaba bisobanuye iki bavandimwe? Bikaba bisobanuye yuko ni njyewe inshuti wa Lucifer. Lucifer ninde? Lucifer bavandimwe ni Ibilisi. Shaytani afite amazina agiye atandukanye, hari Evil, hari Devil, hari Lucifer, hari Ibilisi, byose ni amazina ya Shaytani. Bityo rero uyu Nay wa Mitego aravuga ati mimi ndo rafiki wa Lucifer. Kurikira neza wumve indirimbo ya Nay wa Mitego. Lucifer ninde? Lucifer ni Ibilisi. Ndetse bavandimwe muzajya mukunda kubona hari company mu Burayi ikora ibyo kurya, ibyo kurya byo mu bwoko bw'amakaroni. Iyi company uzayibona handitseho Santa Lucia. Santa Lucia bavandimwe mu magambo arambuye, Santa ni ijambo Satan, hanyuma Lucia na magambo yahinwe, ariko na magambo Lucia asobanuye Lucifer. Bityo bavandimwe Santa na magambo ya ni Satan, ariko icyakozwe gusa ni interchange, hajemo guhindurwa kw'inyuguti gusa, guhindagura inyuguti gusa, ariko Santa nta kindi bisobanuye usibye ko bisobanuye Satan. Bityo bavandimwe impamvu babigenjeje gutya, impamvu babihindaguye gutya bakabihisha no kugira ngo kubere ko mu Islam nawe mu Kristo uramutse ugiye kuri butike ukajya kugura makaroni, warangiza ugasanga handitseho Santa Lucia, ugasanga handitseho Satan Lucifer, ntabwo ushobora kuyagura kubera yuko ntabwo wagura, uzahita uvuga ati aya ngaya yakozwe na company ya Ibilisi. Ariko bavandimwe icyakozwe hano ni uguhisha. Santa nta kindi bisobanuye ni Satan, ndetse Lucia nta kindi bisobanuye usibye ko ari Lucifer. Bashaka kugira ngo babihishe mukomeze mugure, ariko muzamuri gukiza company ya Ibilisi. Bityo bavandimwe umunore wese ukunda Ibilisi, kuko Nay wa Mitego avuga ati mimi ndo rafiki wa Lucifer, ati ni njyewe inshuti wa Lucifer, ni njyewe inshuti ya Ibilisi. Uwo ari wese ukunda Ibilisi uwo ngo aba ari umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe muhanzi wa kabiri ni umuhanzi nawe wamenyekanye cyane ndetse uzwi cyane mu ndirimbo z'injyana ya taarabu. Uyu nguyu akaba yitwa Mzee Yusuf.
Mzee Yusuf bavandimwe ni umusaza kuva muri Tanzania cyangwa se n'umuhanzi kuva muri Tanzania, ndetse akaba yindirimba indirimbo yo mu bwoko bwa taarabu. Bavandimwe mu ndirimbo yitwa Daktari wa Mapenzi, mu ndirimbo yitwa Daktari wa Mapenzi, uko mumubona muramubona neza rwose yicaye kuri pyramid. Pyramid twabonye yuko ari the great devil sign, ni ikimenyetso cya Ibilisi kubera yuko yatangijwe na Firaun lanatullahi ategeka Bani Israel kubaka iyi pyramid. Ndetse uyu nguyu mu ndirimbo yitwa Daktari wa Mapenzi, nko muri kubibona kuri iyo foto muramubona neza rwose ko ahagaze kuri pyramid. Si ibyo gusa, ukomeje imbere ho gato uraza kumubona neza ahagaze imbere ya obelisk, umunara wa Ibilisi. Iyi minara ni minara Ibilisi, uko tuzagera tubibona. Hari iminara ya Ibilisi yitwa the satanic obelisk. Uyu nguyu mzee wa Yusuf akaba ariho ahagazeho. Si ibyo gusa, ukomeje neza kubera yuko muri indirimbo yitwa Daktari wa Mapenzi ari nayo indirimbo yagaragaje mu bimenyetso bigiye bitandukanye byinshi bya Freemason. Uraza kubona neza yuko mu indirimbo ye neza mu buryo buhisha ariko kubujanja harimo haza nyuma yo kuri background haza ikimenyetso cya 666 nko ubona kuri iyo video. Mashallah ni mtabibu hodari wa kuyatibu mapenzi. Bityo bavandimwe mu gusoza iyi ndirimbo, uyu mzee Yusuf inyuma ye kuri background uraza kubona swastikas. Iyi swastikas zimeze nk'imisaraba ihinnye. Izi ngizi bavandimwe zirasa neza n'ikimenyetso cy'uwahoze president wa Germany cyangwa se Ubudage witwaga Adolf Hitler. Uyu Adolf Hitler bavandimwe wicaga abantu benshi cyane, warimbuye watsembye abantu bagiye batandukanye benshi cyane, umubare munini w'abantu. Uyu nguyu bavandimwe nawe ikimenyetso cye cyangwa se ikimenyetso yakunda kugaragaza cyari ikimenyetso cy'iri swastikas. Uyu nguyu mzee Yusuf ari kugaragaza ibyo bikaba bihuriye n'uyu nguyu bavandimwe, bikaba bigaragaza yuko hari ihuriro hagati y'uyu nguyu mzee Yusuf ndetse n'uwo wahoze ari perezida wa Germany cyangwa se Adolf Hitler. Bavandimwe icya kabiri, uko mubibona muri indirimbo za taarabu, ni indirimbo bavandimwe zaje kugira ngo zambure abayisilamu bambariye ubusa ndetse n'abakristo, kugeza ubwo abantu benshi basigaye batekereza yuko taarabu ari indirimbo za Kiislamu. Mu Bisilamu nta ndirimbo zihari. Wowe muntu utari umuyisilamu umenye yuko mu Bisilamu nta ndirimbo zihari, ahubwo izi taarabu akazi kazo ni ukuza kwambika ubusa abayisilamu kazi. Uko mubona muri indirimbo abantu bari kubyina bambaye ubusa. Bavandimwe si nibyo gusa, icya gatatu muraza kubibona hari abantu bagiye batandukanye nk'abakomedians bagiye batandukanye ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye b'izi taarabu, baziririmba ndetse bambaye amakanzu, imyenda cyangwa se imyambaro mitagatifu. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko yatuzaniye imyambaro ihisha ubwambure bwacu ndetse araduha n'imyambaro yo kumutinya. Imyambaro yo kumutinya bavandimwe nta yindi ni ikanzu. Bityo abangaba nko mubibona, urugero muraza kubona uyu mzee Majuto nko mubibona hari filime yakinye yitwa Gwedegwede. Iyi Gwedegwede bavandimwe aragaragaza neza yuko akurikiye umukobwa cyangwa se akurikiye umugore ari kugenda yinyonga mu muhanda ndetse yambaye ikanzu. Bavandimwe ibi ni ugukinira ku myambaro bitagatifu Allah subhanahu wa ta'ala yatuzaniye kugira ngo mu by'ukuri hishe ubwambure bwacu. Kera bavandimwe ntabwo ari byo gusa, usibye ko na Bibiliya yagaragaje neza ko ikanzu ari umwambaro mutagatifu. Urugero mu gitabo cy'Abalewi 16 ku murongo wa 4, hano Allah tugereka yuko ikanzu ndetse n'ingofero ni imwe mu myambaro mitagatifu. Bityo bavandimwe abangaba bakiri n'imyambaro twabonye nka mzee Majuto bagaragaza imyambaro imitagatifu kanzu, bagakina bagaragaza mu by'ukuri ibintu bitari byiza bidashimishije. Ibyo ni ukubura ikinyabupfura mbere y'imyambaro mitagatifu. Mwenye akili timamu kugomana kwa Yesu. Bityo bavandimwe dukomeje ni mzee Yusuf, hari indirimbo yakoze yitwa
umelewa. Ahmada umelewa bavandimwe nuko abanga bite ko ari abayisilamu, ariko mu byukuri bakoresha abantu kufuru, bakoresha abantu guhakana, kubera yuko indirimbo bavandimwe nuyireba neza urasanga Ahmada bavandimwe. Ahmada hari umuntu muri indirimbo ufatwa nkaho ariwe Ahmad, ariko mu byukuri icyo ashaka kuvuga hano ashaka kuvuga yuko Ahmada iri zina Ahmad bavandimwe ni izina Allah subhanahu wa ta'ala yise intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sura ya 61 umurongo wa 6. Allah yamwise Ahmad. Sasa aravuga ati Ahmada umelewa. Icyo bishaka kuvuga ni iki bavandimwe? Ashaka kuvuga ko intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinze. Aravuga yuko intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari umusinzi. Naho kurikira neza umve uko uyu mzee Yusufu mu ndirimbo yitwa Ahmada Yusufu abantaga ndetse uzasanga bavandimwe abakora ibingibi n'abayisilamu, ariko bavandimwe wowe utari umuislamu ndetse nawe umuislamu utekereza yuko taarabu ari indirimbo ya Kiislamu. La, uislamu nta ndirimbo zihari izi taarabu, ntabwo ari indirimbo za Kiislamu, ahubwo ni indirimbo zaje zije gukura abantu ku murongo ndetse no kwambika ubusa abayisilamu kazi ndetse n'abakristo. Bityo bavandimwe tuvuye kuri mzee Yusuf turaza gusanga undi muhanzi kuva muri Kenya. Uyu muhanzi nawe akaba yitwa Henry Ochieng. Henry Ochieng bavandimwe nimvuga iri zina ntabwo uzahita umenya uwo ari we, ariko bavandimwe Henry Ochieng yavutse mu mwaka w'1987. uyu nguyu ku mazina akoresha kuri stage akaba yitwa Octopizzo. Octopizzo bavandimwe kwanza mu ndirimbo ye zigiye zitandukanye uyu nguyu agaragaza ibimenyetso bya Freemason bya Ibilisi, ndetse bavandimwe urugero mu ndirimbo yitwa Evil. Ejo ili ya mafan wangu jo wenye kila time nikutana nyita au mnaniambiaga Octo jo, endelea hivyo watu wengine wabonge, akibonga sisi tunakuja tukiwagonga jo. Babs on the track. Evil. Ndo music ka Lucifer na kauna dai wendo ishi na fojue man Lucifer. Nkuko mibona aravuga ati Evil bavandimwe nta kindi bisobanuye, ntago ari evil nkuko bitekereza ko ari IVO, la, ahubwo ni evil. Yashaka kuririmba evil EVIL bikaba bisobanuye Ibilisi. Ndetse bavandimwe kurikira neza uraza kumva ari kuvuga ati evil. Mbere gato n'ukurikira aravuga ati naimba mistari hii kama Lucifer, ati iyi ndirimbo iyi mirongo ndi kuririmba ndayiririmba nka Lucifer. Twabonye ko ari inde? Lucifer ni Ibilisi bavandimwe wa Islam. Bityo rero bavandimwe ongera ukurikire nanone uyu nguyu Octopizzo arimo kuririmba indirimbo avuga ati Evil. Ndo music ka Lucifer na kauna dai wendo ishi na fojue man Lucifer. Bityo bavandimwe uko nguko no kwamamaza Ibilisi ndetse no kumukorera bavandimwe no kumutangaza, kubera yuko Evil ni Ibilisi. Ndetse uyu nguyu Octopizzo bavandimwe nta kindi ari gukora usibye ko arimo gukora dawa, arimo guhamagarira abantu kuba bakunda Ibilisi nkuko nawe agira gute amukunda. Bityo bavandimwe nureba ku ngofero, iyi ngofero ya Octopizzo uraza kureba yuko hejuru ku mutwe hariho ikimenyetso cya Baphomet. Nko mubibona Baphomet ikimenyetso cya pyramid. Ndetse si nibyo gusa, uyu nguyu Octopizzo nko mubibona akunda kugaragaza ikimenyetso cya pyramid, ikimenyetso bavandimwe asanisha neza n'umuhanzi witwa Jay-Z nko mubibona bavandimwe nawe akunda kugaragaza ikimenyetso cya pyramid. Twabonye ko ikimenyetso cya pyramid ari ikimenyetso cya the great devil sign, kimwe mu bimenyetso bya Ibilisi. Bityo bavandimwe si ibyo gusa bavandimwe, kugira ngo ubone yuko uyu Octopizzo iyi jambo yaririmbye Evil atari amagambo gusa yapfuye kwihimbira gutyo gusa bavandimwe. Ngaho murebe abantu bagiye batandukanye bambaye amashati. Aya mashati bavandimwe akaba yanditseho ijambo Evil. Urugero nka perezida wahoze ari perezida wa Amerika Barack Hussein Obama, abantu benshi bakekaga yuko ari umuislamu kandi mu byukuri yari umuhakanyi ukomeye cyane, ndetse yari umwe mu bantu basega Ibilisi. Kwanza banze rebe Barack Hussein Obama arimo gutera devil salute, arimo guha icyubahiro cye Ibilisi, ndetse amusoza agaragaza ikimenyetso cya Ibilisi cy'amahembe abiri ya shayitani. Kuri rebe iyo foto
ibyo gusa bavandimwe, ngaho murebe Barack Hussein Obama nawe yambaye t-shirt yanditseho ijambo Ivo Ivo Ivo. Siwe gusa bavandimwe, hari n'undi muhanzi witwa Size 8 nawe muraza kureba neza ku ifoto ye, yambaye umwambaro wanditseho Ivo Ivo Ivo. Sibyo gusa bavandimwe, ndetse n'abandi benshi mujye kubona kuri aya mafoto, bose bambaye amashati yanditseho Ivo Ivo Ivo. Bityo bavandimwe, tujye ku muhanzi wa kane. Uyu muhanzi nawe yitwa Habat Nakitale. Uyu Habat Nakitale bavandimwe, uyu nguyu ku mazina ye azwi nka Nonini. Uyu nguyu Nonini bavandimwe yavutse tariki 2 mu mwaka wa 1982. Uyu Nonini bavandimwe kwanza yavukiye ahitwa Nairobi muri Kenya, ndetse mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye avuga cyangwa se atangaza ibilisi. Kwanza bavandimwe, uyu Nonini yageze akora kufuru, hakana Allah subhanahu wa ta'ala, aho yise Imana, yitiriye Allah, yita Godfather. Bavandimwe, ibi ni bigaragaza yuko mu by'ukuri ukuntu guhakana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse no mu ndirimbo ye uko mujye kubibona, iyi indirimbo yitwa Furahi. Iyi ndirimbo yitwa Furahi bavandimwe, hari ijambo kwanza kuri iki ndirimbo Mbele nanza kutubamba saa ngapi, na mamanzi unawaleta kawa ngapi, ukikamna ale matwiz mambo safi, nyundo no inashikana na makabati, nyundo no inashikana na makabati, nyundo no inashikana na makabati. Aravuga ati nyundo inashikana na makabati. Yani bavari ku bantu bakuru icyo bishaka gusobanura, aravuga ati inyundo, uyu munsi inyundo iraza guhura n'akabati. Icyo bishaka kuvuga bavandimwe nta kindi, ashaka kugaragaza yuko uyu munsi bavandimwe hari buze kuba igikorwa cya zina, ari kwamamaza igikorwa cya zina, ndetse yagaragaza arimo kushishikariza abantu bavandimwe gukora ubusambanyi. Si ibyo gusa bavandimwe, uyu nguyu Nonini nko mubona mu ndirimbo ye bavandimwe yitwa Keroro. Keroro bavandimwe ni iki? Keroro ni inzoga. Ndetse intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaragaje yuko mu bimenyetso by'imeruka nuko inzoga zizajya zamamazwa ku mugaragaro. Niyo mpamvu uyu munsi bavandimwe mpaka no mu mihanda abantu inzoga ziramamazwa, uzasanga inzoga zihabwa amazina meza agaragaza ko ari ikintu cyiza bavandimwe Islam. Urugero uzasanga hano handitse Guinness the Power, uzabona Primus cyangwa se Primus igihembo cy'abagabo. Bavandimwe ayo si amazina inzoga abantu bahaye inzoga, bagaragaza yuko mu by'ukuri inzoga ari ikinyobwa cyiza, kandi mu by'ukuri intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaragaje ko inzoga bavandimwe ari haram, cyangwa se ari kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yaziririje. Bavandimwe rero uyu nguyu Nonini akaba ari kwamamaza inzoga, agira ati Keroro. Yeah, we're recording. Sa cue me, twende tena. Keroro za Nairobi ni Keroro. Bavandimwe Keroro rero twabonye yuko ari inzoga, ndetse bavandimwe sinibyo gusa, usibye ko n'abagenzi bacu mu nsengero zabo usanga inzoga baziha umwanya, ndetse bakanaziha umugisha. Kuba rero kuzasanga kenshi abapasiteri ndetse n'abapadiri mu nsengero zabo banywa inzoga, bakavuga yuko ari amaraso ya Yesu. Bavandimwe, umuntu ufite ubwenge, Yesu yarapfuye, abantu bafite imyizere ko yapfuye, mu by'ukuri nubwo atapfuye. Yesu yavuye muri isi yashize imyaka 2024 nkuko babivuga. Ese twibaze, ese mu by'ukuri Yesu, amaraso ya Yesu yasize ingunguru zingahe z'amaraso? Abantu banywa inzoga mu nsengero zabo, banywa inzoga barangiza bakavuga yuko ari amaraso ya Yesu. Bavandimwe Islam, uyu ntabwo ari amaraso ya Yesu, izo ni inzoga abantu barimo kunywa. Si nibyo gusa bavandimwe, usibye ko na Bibiliya ubwayo irabuza inzoga. Yesu mu gitabo cya Luka
21 ku murongo 34 aravuga ati Yesu arabuza inzoga bavandimwe kurya cyane, kurengera kurya cyane ndetse n'ubusinzi bw'inzoga. Yesu aragira gute? Arayubuza abantu. Ndetse bavandimwe si n'ibyo gusa, nanwe ari ngenje nyine ubivuga, usibye yuko Allah subhanahu wa ta'ala nawe ubwe muri Qur'ani muri suratul Maida Allah aratubwira ati innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mujukuri bavandimwe Allah aratubwira ati mujukuri ubusinzi cyangwa se inzoga ni n'urusimbi ndetse no kugaragira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala ni imwe mu mirimo ya Ibilisi. Allah ati fajtanibuhu, mu bigendere kure, mu byirinde, mu bigendere kure bavandimwe Islam. Bityo rero abangaba barimo kwamamaza inzoga, uyu none ari kwamamaza inzoga, icyo bisobanuye bavandimwe arimo gukorera Ibilisi, ndetse iyo ukorera Ibilisi bavandimwe urimo kurakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Si ibyo gusa bavandimwe, usibye ko hari n'undi mupasiteri bavandimwe nawe aragaragaza neza yuko ni umupasiteri ukomeye cyane, ni umupasiteri ukomeye mu rusengero, ndetse nawe bavandimwe ari kuririmba avuga yuko abapasiteri muri iyi minsi abapasiteri barimo guha inzoga mu nsengero zabo, bakayiha umugisha ndetse bakanywa n'inzoga bavuga yuko ari amaraso ya Yesu. Dukomeje bavandimwe n'umuhanzi wa gatanu, uyu ni umuhanzi witwa Juliani na peji za Biblia. Uyu Juliani bavandimwe ni umuhanzi muto cyane, ndetse iyo yinjiye uyu nguyu avuga yuko aririmba indirimbo za gospel bavandimwe. Kwanza uyu Juliani na peji za Biblia kwanza akira igitabo kitagatifu cha Biblia mu myizerere yabo, kandi igitabo kitagatifu. Ndetse bavandimwe aravuga ati anadara peji za Biblia dara bavandimwe na kiri bisobanuye mu rurimi rw'Igiswahili. Aravuga ati nadara peji za Biblia. Kudara bavandimwe ni ugufata umuntu nkuko wafata, ni ugufata umugore kugeza ubwo yumva amarangamutima ye azamutse. Sasa uyu nguyu ari gukina n'igitabo cya Biblia, aravuga ati anadara peji za Biblia, yani ari guha peji za Biblia feelings, nkuko wafata umugore akaba yakumva feelings cyangwa se ibyumviro kuba yakifuza umugabo. Bityo bavandimwe Islam nkuko mubona uyu nguyu Juliani na peji za Biblia avuga yuko ndetse gose aririmba gospel, indirimbo z'Imana. Si ibyo gusa, noneho nyuma yaho bavandimwe aragaragara ari muri bar, arimo kuririmba muri bar ahantu harangwa n'inzoga. Bavandimwe ntabwo bishoboka. Bizashoboka gute wowe umuntu uvuga yuko ukorera Imana ugakorera na Ibilisi cyarimwe? La, ntabwo bishoboka. Ntabwo wakorera abagabo babiri cyarimwe. Nimba ukorera Imana ubwo wanga Ibilisi, nimba wanga Ibilisi ubwo ukorera Imana. Bityo bavandimwe uyu Juliani na peji za Biblia nawe nkuko bibona nawe mu bantu basenga Ibilisi, ndetse nawe akaba ari nawe ashimisha Ibilisi, ndetse akaba arakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe akaba n'undi muhanzi nanone uzwi cyane ndetse w'icyamamare cyane, uyu nguyu akaba yitwa Prezo bavandimwe. Kwanza yatangiye gukeka yuko ari Freemason nyuma yo kubanza gutangira kugaragaza ibimenyetso bya Ibilisi. Nkuko twabibonye, iki ni ikimenyetso cya Ibilisi nkuko mubona kuri iyo foto. Iyi Prezo agaragaza amahembe abiri ya Ibilisi. Bavandimwe nongeye mbibutse yuko aba bahanzi bose mubona abakinnyi bagiye batandukanye, impamvu bakunda kugaragaza ibimenyetso by'intoki ebyiri nuko twabonye yuko Quran ndetse hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse na Biblia kuba yemera bitugaragaza neza yuko Ibilisi afite amahembe abiri. Niyo mpamvu mukunda kubona bavandimwe aba bahanzi bagiye batandukanye bose basenga Ibilisi, ibimenyetso byabo bigiye bitandukanye uzakujya kubona bakugaragaza intoki gutya. Ibi bavandimwe ntabwo ari kwifotoza gutyo gusa, mwewe nimba mubigana mutazi ibyo ari byo, ariko bakora ibyo bazi bavandimwe, icyo nacyo bisobanuye baba bagaragaza salute cyangwa se guha icyubahiro Ibilisi al-la'in. Bagaragaza yuko Ibilisi ukwamamara kwabo ndetse n'ubutunzi bafite nta handi babukomora, nta hundi babukesha usibye Ibilisi bavandimwe Islam. Bityo bavandimwe mu bitazigana ibimenyetso byabo nuko wabonye umuhanzi runaka arimo kwerekana ibyo bimenyetso ngo nawo byigane. Bityo bavandimwe uyu nguyu Prezo yatangiye gukeka yuko yagiye muri Freemason nyuma yo gutangira kwifotoza agaragaza ibimenyetso bya Ibilisi y'amahembe abiri. Ndetse bavandimwe mu ndirimbo yitwa Chapa, uko ni mubone bavandimwe urabibona neza yuko azamutse kuri pyramid. Twabonye ko pyramid ari ikimenyetso cya Ibilisi, ndetse agarukiye
ku rwego rwa kane. Ibi bavandimwe ntago abantu iyo bari byiza indirimbo bavandimwe batekereza yuko ari umuhanzi bari kwiririmbira gusa gutyo gusa, ariko bavandimwe icyo baba bari kugaragaza bavandimwe kiba gifite ibisobanuro bwabyo. Bavandimwe rero iyo prezo nawe akaba ari bumwe mu bantu basenga Ibilisi, ndetse muramenye bavandimwe mwirinde indirimbo ze kubera ko nta handi zibaganisha usibye umuriro wa Ibilisi, umuriro wa Jahannam. Bityo bavandimwe Islam dukurikiye n'undi muhanzi wa karindwi ni umuhanzi witwa Nameless. Kwanza bavandimwe uyu Nameless umurebye neza ku ifoto yo uraza gusanga bavandimwe arimo gutera Ibilisi devil salute, kugaragaza ikimenyetso cya Ibilisi cy'amahembe abiri. Ibi bigaragaza yuko bavandimwe arimo kwerekana icyubahiro cye kwa Ibilisi, ko ukwamamara kwe ndetse no kumenyekana kwe kw'indirimbo ze no gukunda kw'indirimbo ze abantu bazikunda nta kindi bikesha usibye Ibilisi bavandimwe Islam. Ndetse bavandimwe si ikimenyimenyi mu ndirimbo yitwa Nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka kalenda, nasinzia nikikuwaza. Bityo bavandimwe muri izi ndirimbo zabo uzasanga abantu bicara bambaye ubusa, abagore bambaye ubusa bavandimwe. Ibyo byose nta ikindi bisobanuye ni ugushimisha Ibilisi. Aya ni amawaidha ya Ibilisi ndetse no kurakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse bavandimwe indirimbo za Nameless nawe akaba ari umwe mu banyamuryango wa Freemason. Muramenye rwose mwirinde indirimbo ze kubera ko nta handi zibaganisha usibye umuriro wa Jahannama. Bavandimwe dukomeje n'undi muhanzi tugiye mu gihugu cya Nigeria, dusanga undi muhanzi witwa Chinedu Okoli. Uyu Chinedu Okoli bavandimwe iri zina abantu benshi ntago barizi. Uyu nguyu yavutse tariki 27 ukwezi kwa 11 1983. Uyu nguyu bavandimwe izina akunda gukoresha kuri stage yitwa Mr Flavor. Mr Flavor bavandimwe nkuko mubona ku mafoto ye nawe aragenda agaragaza the devil salute, ikimenyetso cya Ibilisi cy'amahembe abiri, agaragaza yuko Ibilisi ariyo mana ye ndetse amusenga, ndetse ukwamara kwe bavandimwe nta wundi bikesha usibye shayitani wavumwe. Ndetse bavandimwe Islam turebye uyu Mr Flavor ni umwe mu bahanzi wahetse imbaga ikomeye cyane, abantu benshi cyane, yikoreye abantu benshi cyane abaganisha mu Jahannama. Ndetse nkuko bibona bavandimwe uyu Mr Flavor yakoze indirimbo yitwa Sawa Sawa. Iyi ndirimbo bavandimwe abayisilamu benshi ndetse n'abakristo benshi bakunda kwibyina, ariko ntago bazi yuko ari indirimbo ibaganisha mu Jahannama bavandimwe Islam. Iyi ndirimbo ndetse mu byukuri mu ntangiriro yayo uyu Mr Flavor arakora kufuru, ndetse no kugira ngo nawe uyumve cyangwa se unakore kufuru uhakane Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ndirimbo nitangira bavandimwe uzumva arimba agira ati la ilahi illa la. Hari bisobanuye bavandimwe Islam Allah subhanahu wa ta'ala ngo twaje tubibona afite amazina agiye atandukanye. Mu cyaraho tumwita Allah, tumwita ilahi, tumwita mu ndimi zigiye zitandukanye. Allah yitwa Ela mu Kilatini. Ariko bavandimwe Islam uyu Mr Flavor atangira hakana, aririmba indirimbo avuga ati la ilahi, aho avuga ati nta mana ibaho. Bavandimwe Islam mbere gato avuga ati illa la, usibye ko ntayo. Ariko bavandimwe abantu benshi ntago bazi ubusobanuro. Hano yishindi ijambo ry'icyarabu uyu Mr Flavor arimo guhakana, agira ngo nawe nuzajya uririmba iyi ndirimbo ye uririmbe uhakana Allah subhanahu wa ta'ala. Banze kuri iki ndirimbo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bityo bavandimwe mwirinde indirimbo z'aba bantu, mwirinde indirimbo za Mr Flavor, ndetse bavandimwe kubera yuko nta handi zituganisha usibye mu guhakana Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no gukora kufuru duhakana Allah subhanahu wa ta'ala, Imana nyagasani wacu. Bityo bavandimwe Islam undi muhanzi tujye gukurikizaho ni umuhanzi witwa Diamond Platnumz. Uyu bavandimwe iri ntago ryo zina yahawe n'ababyeyi be. Amazina ye bwite yitwa Nasib Abdul Juma Ishaq. Uyu nguyu bavandimwe uzwi nka Diamond.
uyu nguyu yavutse tariki 2 ukwezi kwa 10 1989. bavandimwe uyu Diamond Platnumz kwanza nura bifotoye uraza kumubona neza rwose ari gutera devil salute agaragaza amahembe ya Iblis. Ndetse bavandimwe twabonye hari ibimenyetso bigiye bitandukanye bya Iblis. Iki twabonye ko ari ikimenyetso cya Baphomet byakunze kugaragazwa n'abahanzi bagiye batandukanye muri Freemason. Twabibonye muri parts zigiye zitandukanye, clip zatandukanye tugaragaza abahanzi basenga Iblis ku mugabane w'Uburayi. Bityo bavandimwe uko ubona uyu Diamond Platnumz nawe mu bimenyetso no kugaragaza bavandimwe ibimenyetso bigaragaza amahembe abiri bavandimwe Islam. Ndetse bavandimwe uyu Diamond Platnumz nko mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye mbere yuko yinjira muri Freemason muraza kubibona neza yuko bavandimwe nko mu ndirimbo yitwa Kamwambie yuko Diamond Platnumz bavandimwe yarakiri umuntu ukiriritse, ariko bavandimwe nyuma yo kwinjira nyuma yo gutajya gukora Iblis yakoze indirimbo yitwa Nataka Kulewa, aravuga ati ndashaka gusinda. bavandimwe twabonye yuko mu byukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi zigiye zitandukanye ndetse na Qur'an ndetse na Bibiliya Allah subhanahu wa ta'ala yatubuje inzoga, ariko bavandimwe uyu nguyu arimo kugenda gutera bavandimwe arimo kwamamaza inzoga ndetse no gutera campaign cyangwa se gukorera umurimo wa Iblis, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yabujije inzoga. Ndetse icyo Allah yabujije nicyo Iblis akunda, ndetse nicyo Allah akunda nicyo Iblis yanga bavandimwe Islam. Mu ndirimbo aravuga ati ibyo gusa uyu nguyu Diamond Platnumz uko mubona ku mafoto yagiye atandukanye aragenda agaragaza bavandimwe ibimenyetso bya Iblis, the devil salute. Ibi bigaragaza yuko ari umwe mu bantu basenga Iblis ndetse bakorera Iblis bavandimwe, ndetse bikaba bigaragaza yuko ukwamamara kwe indirimbo ze ndetse no gukundwa kw'indirimbo ze bavandimwe n'ahandi abikesha usibye ko abikesha shayitani wavumwe. Bityo bavandimwe Islam ukurikiye neza uraza gusanga bavandimwe muri iyi foto uraza kureba Diamond Platnumz yicaye muri office yiwe, ndetse ku meza hateretseho Skull and Bone Society. Izi twabibonye muri clip zasu zitandukanye yuko mu bimenyetso bya Freemason very dangerous bavandimwe harimo skull twabonye yuko ari umutwe udafite amaso, amazuru, amatwi, umunwa n'agatwe gateretse aho ngaho. Nkuko bibona kuri iyo foto bavandimwe murabona yuko mu biro cyangwa se muri office ya Diamond Platnumz bavandimwe hariho skull ku meza, ikimenyetso cya Iblis. Bityo bavandimwe ibi bigaragaza yuko Diamond Platnumz bavandimwe nawe ari umwe mu bantu bakora Iblis, ndetse akaba nawe yamamajwe na shayitani. Nkuko mubona amafoto ye arimo kugenda agaragaza icyubahiro cye kwa Iblis. Ikindi bavandimwe Islam turebye undi muhanzi nanone, umuhanzi uyu nguyu turareba n'umuhanzi wahani iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu nguyu akaba yitwa Hitiwacu Bruce. Uyu nguyu Hitiwacu Bruce bavandimwe akaba yaravutse tariki 3 z'ukwa 3 1992. Uyu nguyu bavandimwe izina akunda gukoresha kuri stage yitwa Bruce Melody. Bavandimwe abantu benshi ntabwo bazi ko Bruce Melody nawe ari umwe mu banyamuryango ba Freemason. Uko mubona ku mafoto ye bavandimwe nawe ari kugenda yerekana ibimenyetso bya Iblis ndetse na devil salute. Agenda agaragaza bavandimwe abagore cyangwa se abakobwa bambaye ubusa, indirimbo zigaragaza abantu bambaye ubusa bavandimwe. Bigaragaza yuko ari bimwe mu bimenyetso byo gushimisha cyangwa se ni campaign ndetse no gukora da'wa gushimisha Iblis ndetse no guhakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Abari Islam dukomeje n'undi muhanzi. Uyu ni umuhanzi nawe w'umunyarwanda nawe wamamaye cyane ndetse akaba nawe ikirangirire muri hip hop y'umuziki nyarwanda. Uyu nguyu akaba yitwa Emery Gatsinzi. Uyu Emery Gatsinzi bavandimwe akaba yaravutse mu mwaka w'1987. Uyu bavandimwe izina akunda gukoresha kuri stage yitwa Riderman. Uducu kugaragara n'inzoga n'intore kandi jewe wirirwumbwira kuri umurokore simbyemera gusa banyereka amafoto mu tubari wacu akaje usoma kuri imyoto. Uyu Riderman bavandimwe
nkuko mubona amafoto ye nawe murabona yuko arimo gutera the devil salute, arimo guha icyubahiro cye Iblis, anagaragaza yuko icyubahiro cyangwa se ukumenyekana kwe ndetse no kwamamara kwe bavandimwe no gukundwa kw'indirimbo ze bavandimwe nta kindi bikesha usibye ko abikesha shayitani wavumwe. Bityo bavandimwe mwirinde indirimbo z'aba bahanzi kubera ko nta handi zibaganisha usibye mu muriro wa Jahannam. Bavandimwe turebeye undi muhanzi nanone n'umuhanzi wa hano mu Rwanda, uyu nguyu akaba ari nyakwigendera Tuyishimire Joshua. Uyu nguyu akaba yaravutse 1988. Uyu nguyu akaba azwi ku izina rya Jay Polly. Polly bavandimwe akaba ndetse yaranatwaye igikombe cya Primus Guma Guma Superstar kuri season ya 4. Uyu nguyu bavandimwe nawe iyo urebye amafoto ye bavandimwe uko mubibona ku mafoto ye nawe ari kugenda agaragaza ikimenyetso cya devil salute, ikimenyetso cya Iblis bavandimwe. Uyu nawe kumbe nawe yari umwe mu bantu basenga Iblis ndetse akaba nawe yakoreye Iblis bavandimwe. Mwirinde indirimbo ze ndetse n'ibihangano byabo kubera ko nahani bituganisha usibye ko bituganisha mu Jahannam. Bavandimwe tujye kundi muhanzi nanone tugasubira muri Tanzania, dusanga umuhanzi witwa Rajab Abdul Kahali. Uyu nguyu bavandimwe yavutse tariki 15 ukwezi kwa 3 1990. Uyu nguyu bavandimwe nawe akabazwi ku izina ku stage akunda gukoresha izina rya Harmonize. Harmonize bavandimwe abantu benshi muramukunda ariko ntago muzi yuko nawe ari devil worshipper ndetse namwe abantu basega Iblis. Kwanza nkuko mubona amafoto ye bavandimwe yuzuye mubiri wose wuzuye tattoo. Izi tattoo bavandimwe twabonye yuko ari kashe Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala yabujije tattoo ndetse intumwa y'Imana sallama ndetse muri hadithi zayo ndetse na Bibiliya twabonye imwe mirongo igaragaza yuko Imana yabujije tattoo. Bityo bavandimwe icyo Allah yabujije nicyo shayitani akunda. Abo bose bavandimwe rero nabakora ibyo bishimisha Iblis. Uyu rero Harmonize bavandimwe uko mubona ku mafoto ye nawe arimo kugenda agaragaza ibimenyetso bya Iblis, atera devil salute ndetse agaragaza ibimenyetso bya shayitani wavumwe, agaragaza yuko Iblis ariwe mana ye ndetse anamukorera ku mugaragaro. Bityo bavandimwe Islam abahanzi ni benshi. Katurebe n'undi muhanzi nanone ukiri muto cyane, umuhanzi wamamaye cyane isi yose yamaze kumenya ndetse ukiri umwana muto cyane bavandimwe. Uyu nguyu akaba yitwa Innocent Didas Balume. Uyu Innocent Didas Balume bavandimwe ni umwana muto cyane ariko wavutse tariki 26 ukwezi kwa 5 1997 mu mujyi wa Goma mu gihugu cya Congo, Democratic Republic of Congo. Uyu nguyu bavandimwe iyo umurebye bavandimwe kwanza ni umwana muto cyane ndetse uyu nguyu akaba yarigijwe muri Freemason na Akon. Akon umuhanzi w'umunyasenegal wo muri Amerika. Ubwo yazaga muri Congo agategura ashyiraho igihembo cy'amadolari 10,000 ashyiraho irushanwa rya Vodacom Superstar. Ubwo nibwo uyu mwana witwa Innocent Balume Didas yaje kwegukana iki gikombe bavandimwe uko mubibona muri iyi video. Bityo bavandimwe nyuma yo kwegukana iki gikombe uyu mwana witwa Innocent Balume Didas cyangwa se mu mazina ye akaba azwi ku izina rya Innocent B bavandimwe mu magambo arambuye ni Innocent Balume. Bityo bavandimwe akaba amaze gutorwa amaze kuba superstar mu mwaka wa 2010 mu gihugu cya Congo, amaze kwegukana iki gikombe bavandimwe nta kindi cyabaye usibye ko yahise ajya muri Amerika ndetse amaze kujya muri Amerika bavandimwe naho Akon yahise agenda amwinjiza muri Freemason. Ça a été le vol? Ouais. T'as beaucoup dormi hein? On va travailler pour faire plaisir. C'est tout. C'est tout. Bamwe muri Freemason iyo uri umuhanzi muto uciriritse ntabwo ushobora kujya muri Freemason kereka ubanje kwinjizwa n'undi muhanzi usanzwe umenyere muri Freemason cyangwa se umuhanzi mukuru muri Freemason. Bityo rero uyu Innocent B akaba yarinjijwe muri Freemason na Akon uko bibona ndetse amaze kujya muri Amerika. Hari indirimbo
Up and Away, yitwa Up and Away yakoranye na Akon. Me up at the mall and she know how this pimpin' thing go. And if she doesn't, I'ma have to put it down slow. Cause she the type of woman I would buy a picket fence in the garden, house in the suburbs to wake up every morning. The love I have for you, I do know. You're the woman in my life, I'll never let go. Oh, you're my baby. Oh, you're my baby. Oh, drive me crazy. Oh, forever my lady. Oh, iyo ndirimbo bavandimwe ikaba igaragaza yuko bavandimwe by'ukuri yuko uyu nguyu amaze kwinjira muri Freemason. Si ibyo gusa bavandimwe, ndetse noneho nureba amafoto ye, uyu Inos B agenda agaragaza amafoto arimo gutera The Devil Salute amaze kwinjira muri Freemason, agaragaza ibimenyetso bya Ibilisi bya Shaytan wavumwe, agaragaza yuko nawe amaze kwihuza ndetse no kuba umunyamuryango w'abasenga Ibilisi al-La'in. Bavandimwe Islam rero, uyu nguyu nawe, uyu Inos B, uyu Inos B ari mu bavandimwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye ndetse n'amafoto yagiye atandukanye, muri kwibona yuko neza yuko nawe ari mwe mu bantu basenga Ibilisi. Ndetse bavandimwe nko nabibabwiye, ntabwo ushobora kwamamara kuri isi, ntabwo ushobora kumenyekana kuri isi utari umunyamuryango wa Ibilisi ba Freemason cyangwa se ba Church of Satan basenga Ibilisi. Kubera yuko bavandimwe ibinyamakuru byose ibya Ibilisi bya Church of Satan, televiziyo zigiye zitandukanye za Church of Satan. Bavandimwe rero, ntabwo ushobora kumenyekana utabanje kuba umunyamuryango wa Freemason ukorera Ibilisi ndetse no kuyobya abantu bazajya bakurikira indirimbo zawe. Bityo bavandimwe Islam, uyu ni umwana muto cyane, ariko uyu munsi bavandimwe akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye cyane kuri isi, akaba azwi kuri isi, nta muntu n'umwe utamuzi. Ariko bavandimwe nta kindi abikesha usibye Ibilisi ndetse no kuba yarihuje muri Church of Satan, muri Freemason nko mubona ku mafoto ye agiye atandukanye. Ikindi bavandimwe Islam, aba bose ni abahanzi bakorera Ibilisi ku mugaragaro, ndetse icyo ikigambiriwe hano nta kindi bavandimwe, sinkeka yuko hari ikindi bakurikiye bose, nta kindi usibye ko bakurikiye amafaranga bavandimwe. Uko bibona bavandimwe, aba bose kujya muri Freemason sharti n'ebyiri zonyine. Ugomba kuba cyambe no kugura cyangwa se no kugurisha nafsi yawe kwa Ibilisi, ukiyemeza yuko ugurishije nafsi yawe Ibilisi. Ndetse bavandimwe si nibyo gusa, hari n'abahanzi bagiye batandukanye batangiye kuba bavuga ku mugaragaro yuko bagurishije nafsi zabo kwa Ibilisi. Urugero nk'uyu nguyu yitwa Kanye West. Uyu Kanye West bavandimwe yatangaje isi uko yagiye kuri stage ahabona arangije abwira abantu ati I sold my soul to the devil. Aravuga ati nagurishije nafsi yanjye kwa Ibilisi. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. You could came with a few toys like a Happy Meal. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. You could came with a few toys like a Happy Meal. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. You could came with a few toys like a Happy Meal. Byukuri bavandimwe, uko utajya ngo nikumubeshe banza ukurikiye uyu Kanye West. Ndetse bavandimwe aravuga ati this is a crappy deal. Aravuga ati byukuri iyi ni deal ishimishije cyane, iyi ni deal iryoshye cyane kuba nagurishije nafsi yanjye kwa Ibilisi. Bikere bavandimwe Islam, uyu nguyu abangaba bose nta kindi bakurikiye bavandimwe, nta kindi bakurikiye usibye ko bakurikiye amafaranga. Ndetse bavandimwe mu bahanzi yaravuze ati yagaragaje neza yuko icyo bakurikiye nta kindi amafaranga bavandimwe. Aravuga ati dollar billion. Everything around me, green get the money, dollar bill yo. Cash rules everything around me, green get the money, dollar bill yo.
kurikira neza indirimbo baraza kureba bavandimwe bose nta kindi bakurikiye bavandimwe bagurishije nafsi zabo kwa ibilisi kugira ngo ibilisi bavandimwe abahe ubutunzi bamenyekane bamamare ariko bavandimwe Islam nabo akazi kabo nta kandi mwebwe mukurikira indirimbo zabo muzikunde muziririmbe hanyuma bavandimwe muzisange namwe mwagiye muri jahannama mutazi uko mwagezemo kandi mwabona ko ari imikino icyo bavandimwe Islam eka soreza ahangaha bavandimwe aba bose n'abantu bakurikira indirimbo n'abantu bakora ibilisi bavandimwe aba bahanzi ntago ari bo gusa abahanzi ni benshi bagiye batandukanye ariko iyi clip yacu kadusoreza ahangaha bityo bavandimwe Islam twirinde indirimbo z'aba bahanzi Allah subhanahu wa ta'ala yabujije imiziki Allah yabujije indirimbo uzakomeza gukurikira indirimbo bavandimwe amenye yuko azaba arimo gusuzugura ndetse no kujya ukubiri n'inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala ndetse iyo urakaje Allah subhanahu wa ta'ala uba ushimisha ibilisi kandi Allah yavuze yuko ibilisi n'abazamukurikira bose igihembo cyabo nta kindi bavandimwe Allah yavuze yuko azabuzuza muri jahannama bityo bavandimwe Islam mu gusoza iyi clip yacu y'uyu munsi ndasigamo abose muko mujye kubabona nabahanzi bagiye batandukanye bavandimwe bayishijisho rimwe abandi bakagaragaza ikime cya gatatu abandi bakagaragaza devil salute amahembe abiri icyo bavandimwe Islam intego nta yindi icyo nabikoreye nta kindi bavandimwe no kugira ngo twirinde indirimbo zabo twirinde imiziki yabo kubera yuko bavandimwe abo bose n'abakozi ba ibilisi abo bose n'abakozi bakoresha shaytani ku mugaragaro kugira ngo twebwe twumve indirimbo zabo amatwi yacu azabazwe ibyo twumvishije ibyo tuzaye twumva tukabirimba bavandimwe dukore kufuru duhakane Allah subhanahu wa ta'ala bityo tuzabibazwa ku munsi beruka bavandimwe Islam ndasoreza ahangaha mbagiye inama natse nanjye ngira nafsi yanjye inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala twirinde bavandimwe ntituzamire abandi bicuza ku munsi beruka bavuga bati iyo nza kuba narumvishe cyangwa se nkaba nanifite ubwenge ntabwo nari kuba mu bantu bo muri jahannama wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the new world order of MCs. Welcome to the new world order of MCs. Evo, 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 Evo. Evo, 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 Evo. Even though me speak call Lucifer na kauna die when the stick in a pojwe man Lucifer. Even though me speak call Lucifer na kauna die when the stick in a pojwe man Lucifer.